ngo nibwo nzaberurira. Yego. Uri kumva ko no munsi atarimo kuberurira bihoreye, ariko ibyo murabikora kabihorera mukwibwira ko ahamwe namwe rwose, ariko azabishyira byose ku mugaragaro. Bahanuzi azabishyira byose ku mugaragaro, ariko bakomeza kuguma mu murimo w'Imana. Donc inkugi imenetse ikaguma mu mazi, iyo y'amazi ikayazamura. Dufite abantu badakorera Imana, bakorera izindi mana, reka mbivuga gutyo, ariko izo zindi mana ni Satani, bakorera Satani. Hanyuma ibintu byose bakora mu izina rya Satani, munamenye ko hari ibyo Satani asohoza. Yamara kubisohoza bo bakaza bakigamba yuko ibyo bintu byakozwe n'Imana. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Ufite ubukwe ukabukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Rero imigisha itangwa n'Imana ibane namwe kandi ibane namwe ibihe byose. Nkuko mubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa ariko ntabwo ari umushyitsi cyane, ari mu rugo. Twifuje kugira ngo uyu munsi wa none tuganire ku bintu bigiye bitandukanye, cyane cyane twibanda ku murimo w'Imana ndetse n'abakozi b'Imana, cyane ko n'umwe mu bagabo bahagaze neza. Kera hariho umugabo witwaga Daniel, we yari yararahiye kutazigera yandurisha ibyo kurya by'ibwami, ariko nanone uyu n'umwe mu bagabo badashobora kurebera umurimo w'Imana upfa nabi cyangwa se abantu bawica bakawugenza uko bishakiye. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho cyane Pascal. Yesu nashimwe, ahimbazwe iminsi yose. Amen. Amakuru yanyu? Bo turashima Imana, turashima Yesu. Kandi ndumva mu bugingo bigenda. Ari igihe umuntu aba avuga ati ndamutse mpuye n'Imana hariya mu ikoni nakiruka nanyerera kugira ngo tudakubitana, ariko ndumva mu mutima ndi muzima. Amen. Yego. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Reka ngusabe kugira ngo uramutse abakunzi ba Twaguke TV, kuko buri munsi tugenda twunguka abantu bashyashya, ntabwo bose ariko bakuzi. Ndabasuje mu izina rya Yesu abakunzi ba Twaguke. Mbibutsa ko kwaguka, iyo tuvuze kwaguka tuba turimo turavuga gutera intambwe umuntu ajya imbere, icyo ni kimwe. Tuba turimo turavuga kugara, kujya impande, tukavuga kwitegera gusumba ibindi. Mbasuje mbifuriza kwaguka mu byo mukora, mu buzima busanzwe. Ibyo ugerageza gukora Imana ikwagure cyane, hanyuma no mu buryo bw'umwuka Imana ikwagure wowe udukurikiye. Kandi ubwo bwaguke ntibubu bwaguke buhama ahantu hamwe, ahubwo ugire kwaguka ko kwanda. Donc waguke ariko bifite aho bigera, bifite aho bijya, pana ibintu byo ku ruziga. Dukeneye abakristo baguka mu ntekerezo, bakaguka mu bikorwa, bakaguka mu butunzi. Atari ibintu abantu bakize bavuga ngo nta kundi byagenda, ngo nuko Imana yabishatse, ngo ntabwo byari kurengaha. Oya, ahubwo tuhari kugira ngo tukubwire ko nta kure heza Imana itakugeza, kandi nta na kure habi Imana itagukura. Kugira ngo Bibiliya iravuga ngo tugomba kuva mu bwiza
ariko tukajya mu bundi. Ndumva rero mbasuhuje abo dusanzwe tuziranye ndetse n'abashyashya twakira uno munsi cyangwa tuzakira n'ejo, muhawe ikaze. Ni urubuga twashyizeho kugira ngo tunyuzeho ibitekerezo bitari byo twebwe twiha, ahubwo duhabwa n'Imana, kuko ibyuzuye Kristo arabitwuzuza tukabibwira abantu. Urakoze cyane. Ibyuzuye Kristo arabitwuzuza natwe tukabibwira abantu. Mu yandi magambo, turi umuyoboro wo kugeza amakuru ku bantu, kandi amakuru y'ijuru yizewe. Hanyuma turi buze kugirana ikiganiro kitari gito cyane, nanone kitari kinini bitewe n'amasaha. Wowe udukurikiye, reka ngusabe kugira ngo nimba utarakora subscribe, kora subscribe, kandi iki kiganiro ugerageze kucyoherereza abandi bantu kugira ngo uko kigufashije nabo kigira uko kibafasha. Wandike komenti, ufite uburenganzira bwo kwandika udusaba ngo mukore ibi ngibi, kandi ibyo dusabye rwose tukabasha kubikemura bikagenda neza. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu tugushimira kuri Imana yacu bwite, tuge turi abantu ariko uri Imana. Niyo tugiye kuganira, ntabwo tuganira ibyo twebwe twitekerereza, ahubwo dusaba umwuka wera ngo atwuzuze ibikuzuye, hanyuma tubiganiriza abantu. Hari imitima yashenjaguwe, hari imitima yababaye, hari imitima ifite ibintu byinshi yibaza, ariko ibyo byose nta handi tubonera ibisubizo uretse ku birenge byawe. Umuririmbyi yaravuze ngo ku birenge byawe niho natabariwe, amara nazanye ntabwo natahanye. Tugusabye yuko ubana natwe mu mwanya tugiye gufata tuganira, w'umwanya mwiza kandi w'umwanya wo kugira ngo twunguke, yaba uwigisha n'umwigishwa, twese tugabanira imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane. Uwigisha, uwigishwa, twese tugabanire imbere y'Imana. Mukozi w'Imana, hajya wivuze amazina? Nitwa Umuhire Antoine. Yego. Abantu tubana tumaze kuba umuryango, tumaze kuba umuryango, ko tubana umunsi ku munsi, ni abantu tuziranye, ariko nk'uko babivuze tugenda twunguka kandi tugenda tuva mu bwiza tujya mu bundi. Ayo niyo mazina yanjye. Umuhire ntabwo bivuga amahirwe, Imana nta mahirwe, Imana ntikorera mu mahirwe, ahubwo bivuze umugisha. Iyo umuntu ari umuhire aba ari umunyamugisha, nicyo bivuze. Ubwo rero mbifurije kugira umunsi mwiza muhire. Yego, urakoze cyane. Hanyuma ngize amahirwe, ndumva ushobora kugira amayindi cyangwa se umwuka wera wo kugufasha gusesengura ibintu ndetse n'ibindi. Iyo tuvuze umukozi w'Imana tuba tuvuze iki? Umukozi w'Imana, icya mbere urumvamo gukora, hakazamo Imana. Gusa ikibazo, Imana ni nyinshi, ariko twebwe reka tuvuge ku ruhande rw'Imana yacu. Ariko urabizi ko iyo umuntu avuze Imana, ubundi abavuze Imana mu Kinyarwanda, iyo umuntu avuze Imana duhita twumva yaremye ijuru n'isi. Abantu bagereka kugira ibintu birebire. Iyo tuvuze Imana, hari akantu nigeze nandika kuri Instagram, noneho ndandika, ngeze kwandika Imana, nandika akanyuguti gato, inyuguti ntoya. Noneho umuntu w'umugabo arambwira ati, ese iyi Mana wavuze urayizi? Iyi ni ikigirwamana wandika. Ati iyi ni ikigirwamana. Ndavuga ntumva rero, Imana ntabwo tuyibonera mu nyandiko. Kuba nibeshye sinshyireho inyuguti nini rwose ntibigucira urubanza. Ni umukozi w'Imana yaremye ijuru n'isi. Birashoboka ko rero hari umuntu wabona byandika atabizi, ariko ubwo abimenya bikosore. Hanyuma umukozi w'Imana, umukozi w'Imana ninde? Bibiliya itubwira amagambo menshi avuga ku mukozi w'Imana n'umurimo dukwiye gukorera Imana, ariko ivuga yeruye yuko umurimo wayo ari uko twizera uwo yatumye. Uwo ni wo murimo w'Imana dukwiye gukora ukomeye. Icya mbere ni ukwizera uwo yatumye, hanyuma uko kwizera iyo ukugize kuguhesha gukora ibindi byose bishamikiye kuri uko kwizera. Ibindi byose mubona abantu bakora, kuba pasiteri, kuba bishopu, kuba umuhanuzi, kuba umubwirizabutumwa, gukoropa urusengero, gukubura ibiki, byose bituruka ku kwizera w'Imana yatumye. Hanyuma kandi ahantu hose tugenda ni mu kw'Imana. Aha twicaye ni mu kw'Imana, aho uri kuturebera niba uri gucuruza ni mu kw'Imana, aho uri kutwumvira niba utwaye moto cyangwa utwaye imodoka, aho ni mu kw'Imana. Umurimo wose urimo gukora kuko urimo kuwukora mu kw'Imana, uba ugomba kuwukora uburyo buhesha Imana icyubahiro. Icyo gihe uba uri umukozi w'Imana.
niba uri muganga uba ugomba kuvura uburyo buhesha Imana icyubahiro, niba ucuruza amayinite uba ugomba kuyatanga mu buryo buhesha Imana icyubahiro, niba uhinga uba ugomba guhinga mu buryo buhesha Imana icyubahiro. ni ugukiranuka mu kazi. Uko gukiranuka mu kazi kumenya sibyo icyo bita mutumishi, mutumishi wa umukozi w'Imana. Kuvuga ngo Bibiri iravuga ngo ni umukozi w'imburamumaro. Turi abakozi b'imburamumaro. Urumva igisata uri kunjyanamo, twinjire mu mwuka, umukozi w'Imana. Nindangiza kugira ngo abantu bashe kubyumva neza, banza umbwire umukozi w'Imana nyirizina. Urumva nabanje kuvuga mu buryo buri wide, mu buryo buri rusange, nuko umuntu wese ari umukozi w'Imana mu kazi akora, niba agakora uburyo buhesha Imana icyubahiro, iyo pwe tuyimukeho. Nyine umuntu wese ukora akazi mu buryo buhesha Imana icyubahiro n'umukozi w'Imana. Hanyuma hari n'abagira amatitiri, bagahabwa imirimo bakora yitirirwa Imana, ariko bakagomba kuba abakozi b'Imana b'ukuri nyirizina. Kuko hari ababihabwa bakahita babideturuna, bakahita babyitiza, niba bikiri iby'Imana bikaba ibyabo, cyangwa se niba bikiri iby'Imana ntibe n'ibyo bikaba ibya Satani, ariko bakabikora mu izina ry'Imana. Hanyuma reka tufokasinge wenda kuri pozitifu, twe kujya ku manegatifu, kuko wenda negatifu impamvu tuzitindaho ni uko zoretse abantu, nizo nyinshi, nazo zibwirizwa cyane, nazo abantu bakunze kumva. Ariko umukozi w'Imana nyirizina, yaba atari muri ibyo bintu bya rusange twavuze, kandi umutumishi nk'uko bivuze, wenda ukoresheje iyo mvugo, umutumishi wa Mungu nk'uko Nyakiro bavuze ngo twakira umukozi w'Imana, ni umuntu uvuga ibyo avuga byose abibwirijwe n'umwuka, akanakora ibyo akora abibwirijwe n'umwuka. Uyu munsi wa none dufite abakozi b'Imana, njye ntabwo ndi kuvuga ngo nabiyita, sibyo? Yego. Uyu munsi wa none dufite abakozi b'Imana banyabo. Abo bakozi b'Imana tubona ko bari kutujyana, arimo twavuga ngo ni mu gihe cy'iterambere, ntabwo njye mbizi. Reka turebe, ese iyi Imana itanze mesaje, icyo twemeranywaho nuko uyu muntu akorera Imana, ushobora kumuha mesaje cyane, ushobora no kumubwira ngo uzabike, yavuze ntawe utahanura, ushobora no kumubwira ngo bwira runaka ko azabike, sibyo? Kuko Imana yagize gute, yavuze. Yego. None uyu munsi turi kujya tubona ibintu kuri social media bikaducanga, tukakira abantu bikaducanga, umuntu akavuga ati ngiye Imana zanjye ya Perezida wa Repubulika. Reka nta nubwo ndibuze gutinda rwose. Abakunzi ba Twaguke TV, ejo bundi twashyizeho ikiganiro, yego, cy'umusore bwa mbere yavuze ati njye nabaga ikuzimu nkihindura, nkajyana abantu kwa Satani, bwa kabiri aragarutse ati ngewe ati ngomba kuyobora ADP. Yego. Bwa gatatu ati kandi nemerewe kuyobora idini iryo ryose ku isi yose. Bwa gatatu ati nemerewe kuyobora idini iryo ryose. Yego. Bantu mudukurikire, reka dushyiraho abantu ngo murebe aho isi igeze, ntabwo tubashyiraho uko twabizeye. Nicyo kitwicaje hano, kugira ngo ho turebe ibyo bintu birashoboka. Ese birakwiye ko yenda kujya mu myuka mibi umuntu ayijyamo igihe kikagira akayivamo, ariko birakwiye ko Imana ize kavugana n'umuntu ari we wenyine, ibintu akahita abibwira isi yose, yarangiza akaza akabibwira isi yose. Ese aba ari Imana yavuze? Atakira aho ngaho tubwire, nurangiza utubwire impamvu ituma abakozi b'Imana benshi baza kuri kamera baje kuvuga ngo ninjye wahanuye cya kindi cyasohoye. Aha, icyo kintu nagitekereje ndimo kuza, sibyo? Ese niba umuntu ahanuye akavuga ngo hagiye kuba iki, icyo kintu kikaba kandi ni ikintu kibi, yego, kugaruka kaza ati ngiye kuri kamera avuga ati ninjye wabihanuye, icyo bita kwigamba, akaza kwigamba, aho ntitwaba twarinjiriwe n'abagizi ba nabi baza kubeshya ngo Imana yavuze kandi itavuze, barangiza bagakurikirana ibyo bavuze bakanabishyira mu mpaka kugira ngo abantu babemere. Ngaho atakira aho ngaho dusobanurire abakozi b'Imana bo muri iyi minsi imikorere yabo ni iyihe. N'umwami Nero yarabikoze, atwika umurwa, abeshyira intumwa ko arizo zawutwitse kugira ngo zijye mu nkiko, avuga ngo baravuze ngo Yesu azaza, none Yesu ntiyaje, we akawutwika akavuga ngo nibo bawutwitse kugira ngo berekane ko Yesu yaje.
Pasika nyuma tubanze dusome Bibiliya kubera ko ibintu byose tuvuga iyo bitubakiye kuri Bibiliya ntabwo bafite umwimerere nubwo bari ijambo ry'Imana. Dushobora kubwira abantu inama z'ibitekerezo byacu, ariko gusoma Bibiliya ni ingenzi, byakabaye itegeko ku muntu wese ujya mu ijuru, kuko umudasoma Bibiliya ijuru azaryumva mu matangazo. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cya mbere ku murongo, reka dusome imirongo itari myinshi cyane ariko mwihangane duhere ku murongo wa 12. Timoteyo, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere ku murongo wa 12, avuga ngo ndashima Kristo Yesu umwami wacu wambashije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we. Ukumva ko ari umukozi w'Imana. Nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko nababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa bufatanije no kwizera n'urukundo bibonerwa muri Kristo Yesu. Iri jambo ni ryo kwizerwa, rikwiriye kwemerwa rwose yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni njye w'imbere. Ariko icyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri njye w'imbere kwihangana kose, ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Umwami nyiri ibihe byose udapfa kandi utaboneka, ari we Mana imwe yonyine, ahimbazwe kandi icyubahiro kibe icyayo iteka ryose. Amen. Murongo wa 18, mwana wanjye Timoteyo, ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwa kera ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe, kugira ngo buduheshe kurwana intambara nziza, ukomeje kwizera kandi ufite umutima utica urubanza. Uwo mutima bamwe barawuretse bahinduka nk'inkuge imenetse ku byo kwizera. Pasika n'umurongo urawumvise wa 19, ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza, uwo mutima bamwe barawuretse bahinduka inkuge imenetse ku byo kwizera. Aba bakozi b'Imana, bano bahanuzi, bano baki, mbere yuko mvuga kuri ano magambo, iyo usomye mu butumwa bwiza nanone bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ubwo ni mu ivanjiri ntagatifu, mu gice cyaho cya 7, ugasoma uhereye ku murongo wa 13, usanga harimo amagambo avuga ngo munyure mu irembo rifunganye n'ibindi byose. Wagera ku murongo wa 22, hari ijambo rivuga ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe? Aho ni muri Matayo igice cya 7 ku murongo wa 22. Umuntu ushaka kuhasoma neza ahere ku murongo wa 13. Reka tuhasome nidushaka tuze kuvuga ibintu bike, ariko Bibiliya igira umwanya munini mu kiganiro. Munyure mu irembo rifunganye, ubwo mpere ku murongo wa 13, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abenyuramo ni benshi, ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo iraruhije kandi abenyuramo ni bake. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega agize gute? Aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko bazabamenyera ku mbuto zabo. Umurongo wa 21, umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Umurongo wa 22 ari nawo nifuzaga yuko mwumva cyane. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberura nti, sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibimwe. Bakristo bene data, bavandimwe kandi inshuti zacu mudukurikira cyangwa se mudukurikiye, bino bintu bireze kandi biteye agahinda n'umubabaro
ndibuka nko muri za 2010 bisa naho ari kera nari nkiri mutoya nigeze kugira iyerekwa ndarigira ndi mu masengesho ariko nza no kuza kubibona nk'inzozi nabibonye inshuro irenze imwe kandi birahura neza n'ibintu nanjye nari ntabisobanukirwa ariko mbisobanukiye vuba aha ngaha aho mboneye saga z'abahanuzi nari ndyamye reka wenda mvuga icyo gihe hanyuma ndyamye mbona abantu bari gufura imyenda bayifuriraga ahantu hameze nko ku kivu ku mucanga noneho bajya kwanika umuntu agafura imyenda yamara kuyifura akayikamura neza yamara kuyikamura akayishyira mu ibase akagenda akayitereka ku nkombe akazana andi mazi agasukamo akambwira ngo aranitse undi agafata imyenda akayifura nko mu kivu agafura umwenda ugacya wamara gucya akimuka akava ahantu ku kivu akajya kuwanika ahantu nko ku nkombe ariko hari akandi kagezi nanone akawanika donc akamesura umwenda mu mazi akawanika mu mazi wenda reka mbivuge gutyo ubundi akawufata akawukamura yamara kuwukamura akawushyira mu ndobo akajya kuwanika yagira abanika akasukamo andi mazi hanyuma ndibaza ntibari abantu bari gufurira imyenda bakanika mu mazi iriya myenda izuma icyo gihe nabibonaga nk'iyerekwa ariko mfite urimo anganiriza ibintu byinshi cyane nkuyemo akantu kamwe ngiye kubabwira kuko abo bantu beze urumva icyo gihe bari beze ariko ntabwo nabamenyaga kuko nari nkiri n'umwana noneho mu bantu yagiye imbwiramo n'abahanuzi bameze batyo ari nibwo yansobanuriye ni Imana ndi kuvuga aribwo yansobanuriye ko iyo ikubwiye ibintu ntabwo ibikubwiye kubivuga mu gihe itakubwiye ngo bivuge Imana ishobora kukubwira ikintu kugira ngo ukimenye ari amakuru iguhaye ntacyo nzakora ntakimenyesheje intore zanjye hari ibintu kubwira kugira ngo usenge hari ibyo kubwira kugira ngo umenye gusa nyine bizabaho ntacyo uri bubikore nturi bubisengere nturi bugire gute hari n'ibyo kubwira kugira ngo usenge hari ibyo kubwira kugira ngo wirinde noneho hari n'ibyo kubwira kugira ngo bivuge ariko abahanuzi dufite babwirwa ibintu n'Imana bakahita baza bakabivuga kandi itanabwiye ngo babivuge yabwiye ngo babimenye gusa ubwo ndi ku ruhande rw'abantu bakorera Imana bya nyabyo bahanuzi muhanura ibintu by'Imana Imana nikubwira ibintu by'ubanze yibaze ngo urabimbwiye ngo mbimenye urabimbwiye ngo mbisengere urabimbwiye ngo mbibwire abandi kumbwiye kino kintu kuri Pascal ngene nkimubwire kumbwiye kino kintu kuri Antoine nkimubwire cyangwa urakimbwiye ngo nkimenye cyangwa urakimbwiye ngo ngisengere aho uzaba ukora neza kurenza uko wumva ibintu byose tubivuga umeze nk'umwana umwana niwe umuntu abaza wari icyo akahita avuga ibyo yariye byose hanyuma reka tugaruke ku magambo dusomye tuyahuze n'ikibazo Pascal yarambajije uri kuri kamera noneho tubihite tubuzanira ijambo tunasoreze kuri duhuze ibyo bintu Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ati mwana wanjye ntuzate umutima nk'uw'abandi bantu bataye bamaze kuwuta bahinduka nk'inkuge zimenetse ariko bakomeza kuguma mu murimo w'Imana donc inkuge imenetse ikaguma mu mazi iyora y'amazi ikayazamura dufite abantu badakorera Imana bakorera izindi mana reka mbivuga gutyo ariko izo zindi mana ni Satani bakorera Satani hanyuma ibintu byose bakora mu izina rya Satani munamenye ko hari ibyo Satani asohoza yamara kubisohoza bo bakaza bakigamba yuko ibyo bintu byakozwe n'Imana Satani yakubwira ngo imodoka utazayitwika kandi yayitwika Satani yakubwira ngo nzakubakira inzu kandi yayikubakira hanyuma n'umuntu atumwe n'umwami witwa Satani akaza akavuga akaguhanurira ibintu niyo mpamvu niba uhanuriwe ibintu ufite uruhare ufite ububasha muri mbere yavuze ngo kwa data dufite ubutware n'ubushobozi iyo twizeye amagambo ye uko yatubwiye niba umuhanuzi aguhanuriye we Pascal abahanuzi b'abagome uguhanurira gereza akavuga ati kugira ngo bazanyemere ko nahanuye ino gereza ikwiye gufunguka uno muntu akayijyamo nkazamwibutsa ko nari nabihanuye kandi iyo umuhanuzi Imana imuhaye ubuhanuzi nawe ndabizi uri umuhanuzi ko ari ibintu wampanuriye 2011 cyangwa
hafi aho ngaho kandi birasohora mba mbyibuka. Iyo umuhanuzi Imana imubwiye guhanura ikintu ibimuhayeho n'ububasha kuri icyo kintu. Niba umuhanuzi Imana imweretse impanuka mu rugo rw'umuntu runaka, imuhaye n'ubushobozi bwo gukuzaho iyo mpanuka. Ariko abahanuzi benshi bakoresha igipande kimwe cyo guhanura, icy'ubushobozi bafite ku buhanuzi ntibagikoreshe, akavuga ngo kugira ngo bazanyemere iyi gereza sindi busabe Imana kuyifunga, sindi buyifunge, ahubwo izafunguka kugira ngo twanazemere yuko ndi umuhanuzi. Niba umuhanuzi akubwiye ngo Satani ashaka guteza indwara umwana wawe, afite n'ubushobozi bwo guhita kuzaho iyo ndwara, marayika agihagaze aho ngaho ibyo bintu akabirekaramo. Abahanuzi benshi ibyo ntibabigira, bavuga ati ngewe niba mbihanuye kamambayambaya cyangwa se n'ibyo, nta mwanya bafite. Abo ntibasigara bakira abakozi b'Imana. Mbibutse yuko Satani nta kintu apfa n'impano umuntu afite. Iyo umwemera impano zarazishimuta akazongerera ubukana akazikoresha. Hanyuma ngaruke ku kintu Pascal yambajije ngo se ibintu byose tubwiwe n'Imana dukwiye kuza kubivugira ku karubanda. Ari naho duhereye ku biganiro tumaze iminsi dutambukije by'umuvugizi mushya, kandi si nabyo byonyine n'ibindi byose mubona by'abahanuzi. Twifuza ko mumenya ibi ngibi bakristo bavandimwe bene data. Ubuhanuzi buriho bugenzuzwa ijambo ry'Imana, kandi kugenzura ijambo ry'Imana nta kindi ni ugushakamo kwera kw'Imana. Ikintu cyose kivuzwe kitarimo kwera kw'Imana ntabwo kiba kivuye ku Mana. Ubigenzura gute? Umwuka uri inyuma y'ikintu niwe nyiri icyo kintu. Tuvuge nge niba nje hano nje guhanura abadiyasipora kugira ngo bampe amafaranga, uwo mwuka wo gusabiriza uri inyuma y'icyo kiganiro niwe nyiri icyo kiganiro. Ubwo si umwuka w'Imana. Nubwo navuga indimi, bino biti n'ariya amadirishya mureba bikamanuka, uwo mwuka w'inda niwe uri inyuma y'icyo kiganiro. Uwo mwuka wo gusabiriza niwe uri inyuma y'icyo kiganiro. Niba umuntu aza akicara hano kuri kamera akagutagetinga kugira ngo uzikuremo ishati uyimuhe, uwo mwuka nyine wo kugukuramo ishati niwe nyiri icyo kiganiro. Wibishakira ahandi, shaka kwera kw'Imana kuri mu buhanuzi wabwiwe. Shaka kwera kw'Imana kuri mu bintu, kuba Imana ikubwira ngo umuhanuzi akubwiye ngo Imana izaguca ukuguru, kwera kw'Imana kuri mu gucika ukuguru kwawe kuri hehe? Kuri hehe? Icyo bizafasha ubwami bw'Imana ni iki? Murebe imihaberurira. Ariko ijambo ko narisomye mwaryumvise mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cya 7 ku murongo wa 23. Yesu uzi ukuntu aravuze ngo nibwo nzaberurira. Uri kumva ko uno munsi atarimo kuberurira bihoreye, ariko ibyo murabikora kabihorera mukwibwira ko ahamwe namwe rwose, ariko azabishyira byose ku mugaragaro. Bahanuzi azabishyira byose ku mugaragaro uko bikurikirana. Hanyuma nibwo nzaberurira ntisinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Pasika wumvise ko bano bantu bazagera imbere ya Yesu? Bazagenda bagera imbere ye, kandi ubuhanuzi babuhetse, bagenda bitigisa bati ravuze ngo niba utatanze iyo modoka ukuguru kurasigara muri kaburimbo. Bizabera imbere ye. Abantu bahanuzi bazagera imbere ye, nibarangiza ngo bakubite no ku rugi cyangwa se bamuganize bati mwese ko turebe twirengagije, ntabwo tuziranye, ntabwo twahanuraga tugakora n'ibitangaza. Ababwira ati mwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, ntabwo nigeze no kubamenya. Azahindukira Yesu abwira abari iburyo bwe, abwira ati nimuze bana banjye, mwakiranutse muri byinshi no muri bike mwari mushoboye, none nimuze muhabwe ubwami, muraganwa ubwami nanjye, kuko mwagerageje kwitwara neza uko mwari mushoboye. Ngana ku musozo rero, ibihanurwa byose mubigenzuze ijambo ry'Imana, mubigenzuze Bibiliya, mubigenzuze umwuka wera uri muri mwebwe. Niba udafite umwuka wera, jya muri Bibiliya ushake kwera kw'Imana kuri mu buhanuzi umuntu aguhanuriye cyangwa ahanuriye igihugu. Hanyuma ufite ubuhanuzi atambukije ku isi, umwuka wamuteye gukora ubwo buhanuzi cyangwa se wamuteye guhanura ubwo buhanuzi niwe nyirabwo. Uwo mwuka niwe nyiri ubwo buhanuzi. Ntabwo ibintu byose tuvuga, ibintu byose twumva, ntabwo ibintu byose duhura nabyo dukwiye kubyitirira Imana. Hanyuma Pasika ikintu ntasoza ntavuze, ariko ntari busesengure, ariko nizeza abakunzi bacu ko tuzakibabwira.
abantu biza ngo bapfobye ikuzimu. Sinzi iryo jambo niba ndivuze mu buryo abantu bari bubyumve, ariko abantu biza ngo bapfobye ikuzimu bumve yuko ikuzimu ari mu ntara. Umuntu akubwira ngo vayevi nagiye kuzimu navuyeyo, nakoreye kuzimu ubu nkorera mu isi, ibi nibi nabikoreye kwa Satani, ibi nabikoreye kuzimu, akumva yuko ikuzimu, akakubwira nk'uko wava muri Gisozi ujya muri Gatsata, ku buryo ushobora gutega tapandiga ukajya kuzimu ukirirwa nimugoroba ukaza ukarara mu Rwanda. Nyine umuntu akumva ni ibintu byoroshye, kuko niba Bibiliya itubwira yuko ikuzimu ari ahantu hakingiraniwe imyuka, izi ngufuri barazikuraho mu ruhe rugero ku buryo wumva ko ari ibintu byoroshye. Tuzabakorera ikiganiro kibisesengura, ariko abantu bipfobye ibi bintu ngo batume mwese mwumva ko mwajyayo, mwumva yuko mwese mwagenda uko mwishakiye, ngo wajya ikuzimu ukagaruka ukagira gute, ahubwo murwane no kumenya iby'ubwami bw'Imana. Umuntu udukurikiye umara umwanya uvuga uti bacahe ngo nanjye ngeyo, urajya gukora yiki? Inzira zacu zirazamuka ntabwo zijya epfo. Umugabo witwa Veniste Mugabo ngira ngo yabirimbye aravuga ngo iz'iwacu ntizica epfo, zicaho umwami wacu yaciye, utagwa mu ruzi rwita ikizibo, kuko ishusho y'umuntu siba mu Mugabo azongera ajya aririmba za ndirimbo narazikundaga n'ubu ndazikunda. Iz'iwacu ntabwo zica pfiriye. Yego bana umuhanurirwa nimwe nsorejeho, bifata ibintu ngo babipfobye ibindi babyurize. Shaka kwera kw'Imana kuri mu buhanuzi, numva nta kwera kw'Imana kurimo, usengera itorero, usengera igihugu, nawe wisengera. Pasika ndumva nashaka kubivuga muri iyo mvugo, mbivuze mu mvugo zisa naho zigenda ziza ari amarezime cyangwa ari ibintu bisa n'imbundo. Mba nifuza yuko abakunzi bacu nabo bagira uruhare mu biganiro dukora, tutasobanuye zatubwiye tuyiganiraho ubutaha, cyangwa se nawe ugiye muri comment section utubwire uti ibintu mbyumva gutya, bino bintu bimeze gutya, ariko mwikerezwa n'abahanuzi b'ibinyoma, mwikerezwa n'abahanuzi bahanura kubera impamvu z'umwuka uri inyuma y'ibyo bintu. Ibyo byose nimubibona mujye mushaka kwera kw'Imana, nimubiburamo mujugunye amahwa, kuko iyo turimo kumva ijambo ry'Imana turi kumva ubuhanuzi tumeze nk'abantu bari kurya amafi. Niba urimo kurya ifi, shaka umunopfo uwutamire, nugera kwihwa urijugunye. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane, reka tugusabe kugira ngo usenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ikiranuka, uri Imana yera, uri byose kuba kwizera, ntacyo twakuburanye, nta nicyo tuzakuburana, kuko turi abana bawe. Tunezezwa cyane nuko uri Imana yacu, kandi natwe twa abana bawe. Ntabwo ibyo bidutera ipfunwe, kandi nawe ngo ntabwo gutera ikimwaro cyangwa isoni z'uko uri Imana yacu twa abana bawe. Mu yandi magambo, tukwishimira yuko uri umubyeyi mwiza. Abantu badafite iyo myumvire bafite ukuntu bahangayitse ko batazi ko uri umubyeyi, ariko twamenye ko uri umubyeyi, uri umwungeri mwiza utaragirira ibihembo, kandi izo uragira ntabwo zirya. Nubwo hari ab'iki gihe babona izivunitse aho kuzunga bakazirira, ariko uri umwungeri mwiza, uta 99 ukazishyira mu rwuri ukazifureba neza, ukajya gushaka iyazimiye. Tugushimiye rero ibi tuganiriye, tubivuze gutya, turi abantu, ariko umwuka yarabishorere kugira ngo byungure imitima yabyumvise mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane. Umuntu yakwifuza kuvugana nawe, umuntu yakwifuza gusengana nawe, reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone. Yego, ibiganiro dukora hafi ya byose biba biriho nimero, ariko ni 0785 73 971. Ukeneye ko tuvugana, ukeneye ko dufatanya gusenga, na watwandikira kuri WhatsApp cyangwa waduhamagara bisanzwe, nta kintu bitwaye. Twafatikanya, kandi iki ni igihe Imana iduhagurukijemo kugira ngo dukore iby'ubutwari. Imana iguha umugisha. Imana y'amahoro ibahereza umugisha abakunzi bacu. Nimba utarakora subscribe, kora subscribe, niyo nkunga yawe, ndetse no gusangiza abantu bose ubutumwa bwiza. Murakoze cyane rero, Imana y'amahoro ibahereze umugisha. Amen.